umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa kandi kuwukuramo ni ugushinyiriza. Imana ntishobora kugutabara utarabitangazo. Igireka abantu bakakuvuga uko babyumva kugira ngo nigutabara bamanitse amatangazo aribo bazanayamanura. Narababwiye hari amakosa 3 Imana itagikora. Ikosa rya mbere, Imana ntishobora kugutabara utaraseba. Gira uwo muntu muri kumwe ngo amakosa Imana idakora ntiyakora ikosa ryo kugutabara utaraseba. Umve ukuntu bigenda. Imana igiye kukabanza ugaseba. Buri muntu wese akaguteraho komandera ashaka. Kandi iyo umuntu ahagaze mu kigeragezo ntabwo yisobanura. Iyo wisobanuye urisebye. Iyo umuntu ahagaze mu kigeragezo usanga uyibamubwira yewe uri ikiraya barakuvuze, uraceceka. Kuko iyo uvuze utanga amakuru ataranafitwe bakayamenya. Amen. Ikintu nshimira Imana ni kimwe. Iyi Imana iguteretse mu kigeragezo igushakira n'abarimo bazakwigisha. Mwari mubizi? Iyi Imana ikubwiye ngo mwana wanjye ihangane uhagaze mu kigeragezo cy'amagambo, igushakira abagore n'abagabo bafite masters mu kubara inkuru. Hari umuntu ukuvuga ukagira ngo yahereye garidiyene y'igitangazamakuru ryo kuzakubaramo inkuru. Barizo umuntu muri kubona nta muntu urakuvuga ukagira ubwoba. Kandi niba ari ikintu kijyana ikigeragezo cy'amagambo kiraryana. Utambuka ku bantu bari kuvuga, iyo uhagaze mu kigeragezo kavuga uti ninjye bari kuvuga tu. Ikosa rya mbere, Imana ntiyagutabara utaraseba kora. Ntikora shobora kugutabara ngo igutabarira aho byatangiriye, izajya kugutabarira aho bizakwikira. Imana ikina finali. Burimo munabyumva? Umugabo akigukubita urushinge Imana irahitiza wapi? Izaha zakwicira. Gira umuntu muri kumwe humura, Imana ihagaze finali. Saduraka na Meshake na Bedenego babashugunya mu itanura, Imana yararebaga yohereza umwana wayo ngo aragenda yicara mu itanura ry'iki cy'umuriro, babashugunya ireba. Haleluya. Hari igihe abantu bakuvuga Imana ireba, bakagusebya ireba, abantu bakaguhimba ibinyoma, kandi Imana ifite ukuri ireba. Umunsi bagiye kukwica, Imana akaba ari bw'imanuka, ikaba ari bw'imanuka. Bakiguha piriyave ya mbere, Imana irahagarara. Bazana piriyave ya kabiri bagiye gusohora ibintu, Imana ikamanuka ikazana umuterankunga akakubwira ati ngo inzu y'amezi 5 utayishura. Imana ifite inzira zirenga iki igihumbi. Imana ifite inzira zirenga igihumbi. Kandi kugira ngo Imana izakugeze kure, ibanza kukunyuza mu bikomere kugira ngo ukomereke, amasereka n'imiteto by'iwanyu byibagirwe. Iyi Imana igiye kugutabara igasanga aho fondasiyo, igibanza kuyiritura igatangira ibyo bitazagira ubyiyitirira. Ejo utazavuga ngo ni amaboko y'aba anti, ni amaboko y'imiryango babigizemo uruhare. Imana ikora ikintu kizitirirwa yo yonyine. Kandi nuhagarara mu ntambara uzirinde gusakuza. Imana ibikwereka umwanzi n'umukunzi, kuko intambara uhagazemo iyo umuntu ari mu busubiza abantu bose bamukomera amashi, ariko iyo ageze mu ntambara nibwo amenye indyarya bagendanaga. Hari abantu badutindana ntawo bazatugeza, bakadukerereza, bakatwikira amahirwe yacu kugira ngo abandi batazatubona. Umusore akagukerereza gutereta akakuraza amajoro kuri telefone atazakugira n'umugore, ukamara imyaka 5 uri muri sheru byuko ujya kumusura, nyuma y'iminsi mike yukumva ngo yabivuyemo. Bwira uwo muntu muri kuba ngo niba unkerereza umvire mu buzima. Umuntu wese ugukerereza kuvire mu buzima mu izina ryande rya Yesu. Imana ikuzanire abantu baguhuza n'Imana yakuvuzeho. Haleluya. Imana ibazanira abantu
ubahuza n'ikimana. Mu nshuti zose, amen, mu nshuti zose ufite, Imana ikuzanira umuntu niyo yaba umwe, ariko umuntu uzi agaciro kawe. Hari umuntu ukubona ukuze, akakubona ufite iyo myaka, mukaba inshuti pe bigakomera, mwatandukana akavuga ati ninjye wari umugize, ndamurekuye azapfa. Ubundi nkubaza, ataraza mu buzima bwawe niwe wari ukubeshejeho? Reka mbabwire, uzatakaza abantu ariko ntuzatakaza Imana. Abantu aho bava bakagera baraguharara, impamvu bakigukomera amashi, bakigusekera, bakigupostinga kuri stati, ni akantu ufite umunsi wa Kenya uzagira ngo nta nubwo ubaho. Cya kabiri, umuntu ugusuzugura uyu munsi, ujye umubikira nimero ye ahantu, mushyire kuri email kugira ngo nimero ye itazatakara. Kugira Imana ni gutabara, uzamuhamagare musangire, mubwira uti waranyirengagije ariko dore Imana yaranyibutse. Uti waranyirengagije ariko dore Imana yaranyibutse. Kandi Imana ni gutabara, ntuzaba umugome nkabo. Haleluya. Ishi inkota cyane bwanganaga n'ubwoko bw'Abayuda. Yesu ahamagara Petero, Petero aramwitaba, ariko Petero azana n'inkota, arayizana iri mu bwubati. Petero yagendanye inkota imyaka 3, abigishwa ba Yesu batabizi, uretse Yesu wenyine wari uzi ko Petero agenda n'inkota. Yesu akabwira Petero, Petero, kugenda n'inkota uyijyanye? Petero akamubirindukana akamubwira, tumva nkubwire Yesu, aba bantu ukiriza ibimuga n'abapfuye ukabazura, umunsi bakwihindutse uzabamenya. Hari igihe tuzagera tukagwana, iby'amasengesho nazo mini nazo paya bigahagarara, hagakora igipfunsi, ntabwo nayisiga. Hari abantu baza mu murimo ariko n'inkota bari nayo. Ewan akaririmba ukagira ngo yarakijijwe, ibesha umutu cyara gusomera 90 zigashira. Kibaza uriya ni wa muntu narebagaye. Abigishwa batabizi, igihe bari baje gufata Yesu, Petero ati sinakubwiraga mwene data, umuntu uyu munsi wahaye umutima wawe ni nawe uzawutwanyura, ni nawe uzawukomeretsa, kuko wawumuhaye wese ntacyo wisigarije. Baje gufata Yesu, Petero ati sinakubwiraga. Haleluya. Abigishwa bati turabigenza gute? Petero akura y'iki? Inkota. Abigishwa bababonye ya nkota, babaza Petero bati Petero, kumbi twagendanaga n'inkota uyifite? Petero atereka mbabwire, ahangaha tugeze nta by'amasengesho birakora, hagiye gukora igipfunsi umugeri ibintu ku bindi, tura inkota. Yesu abwira Petero ati Petero, uru rugamba tugwana ntabwo ari umubiri. Petero ati none harakora zo mini n'umwuka wera? Petero ati ibi ntabwo biravamo. Kuramo inkota, afata uwa mbere akatugutwi. Abantu bari baje gufata Yesu bati bujye n'inkota barazigendana, ngo Yesu afata ugutwi agira gute? Agusubizaho. Petero baramwitegereje, umva gatoya, ngo Petero yitegereza Yesu ati ndebera, yewe ndakata amatwi wowe ugasubizaho. Aramubwira ati ubu ngubu wigwaneho. Reka mbabwire bene data, dufite abantu mu murimo bazanye n'inkota ariko ntitubizi. Ubu uri gusirimba hano ugasirimba ukaba wiyibagiriwe agasutiye, ukumva abagore barakuneguye ngo ndebera kuntu ari gusirimba nari amabere, ugira ngo iyo nkota iroroshe, uzajya urasirimba nubona bari kukureba uvuga uti ninjye bari kunegura. Usirimba ati ndebera afite amaguru afite imyate, nubona barebye amaguru uti ninjye bari kugira gute? Dufite abantu baje mu murimo ariko n'inkota bazana nayo. Petero yarafite Yesu yarafite abigishwa 12, ariko muri bo yizeragamo 3. Uwo abantu bose wiriga ubabwira ibyawe, reka mbabwire, iyo umwana atarakura, iyo umwana avutse atarageza amezi 9, bamushira muri kuveze. Iyo uvuze ibintu byawe bitarasohora, abanzi na zahaduye
zirahaguruka kugira ngo zigwanye ikimana yakuvuzeho. Wa mukobwa we uri hano, wowe umusore akubajije nimero, uri mu cyiciro cy'abakobwa, urabizi ko nabo bagumiwe bikenereye umugabo, uri gutangira gupostinga mwabonye nge na Sheri Dubai. Icyo bakora barakubaza bati se uwo mugabo muhuriye hehe bambi? Ati sha, ati ni umusore mwiza, wasanga ari w'Imana yavuze. Icyo bakora bakwiba nimero bakajya kugusebya kuri we. Umugabo Imana yakubwiye akaba aragucitse kubera kurangara kwawe. Gira uwo muntu muri kumwe ngo bikibanga, abanzi bari hanze hano barakaze. Baburi imbere y'iteraniro, haleluya. Uti pastor sengera, kandi na pastor afite abana babuze akazi, hari business ngiye kudepozamo banyemereye ko bagiye kumpa 500, nawe arajyanamo abana be kuko babuze akazi. Gira uwo muntu muri kwe ngo bikibanga kugira Imana igutabara. Bayuda turi kumwe nabo, twirirwana mu nzu y'Imana nabo. Gira uwo muntu muri kwe ngo tubana nabo, tugendana nabo, turasangira. Kuva uyu munsi Imana niba hari ikintu igiye gukora, yambwiye ngo iraza kugutabarira aho byabereye. Aho byagize gute? Byabereye. Wa mukobwa, Imana ni gutabara, uzambabarire. Do tuzayijyana iwanyu mu cyaro, bamenye ko hari Imana wavuganye nayo. Imana ni gutabara, jyana dote mu cyaro, bamenye ko Imana yica umuzimu n'umuzimukazi. Kandi kuva uyu munsi Imana ibakureho ubukene mu izina ryayo. Ubukene, dayimoni w'ubukene, uzimu w'ubukene, Imana imugukureho. Ukene, uzi gusirimba, uri hano uri mu mwuka, tuzasima sima mu ijuru, amen. Ewana nakubita haleluya, wabona abagabo bari gusirimba ukavuga uti Yesu we, hari igitondo tuzakubona. Kubera umwuka w'ubukene ukabona message, wajya kwicara aho ngaho, cyangwa se we kiri gusirimba hano ukumva telefone irasonya. Abantu benshi mukunda aka message ka momo, kahita ufata ka telefone ukabona message, ubwo yari arimo arasirimba, areba message, nutaha urabisanga hanze, wanze kunyishura, uhita uva mu mwuka ukaza hano inyuma. Ariko mana we, ariko iyo ufite nka miliyoni ku mufuka, tuzasimba simba mu ijuru, wajya kureba ka message, boss umwana wawe yagwaye byanjine na gripe na za malaria, bamujyanye kwa muganga, miliyoni iri ku mufuka, ndishuramo 400,000. Tuzasimba simba mu ijuru. Kiri wa muntu muri ko Imana iguha amafaranga, Imana iguha amafaranga mu izina rya Yesu. Tone malaya sikete bosherga, Imana iguha amafaranga mu izina. Uzi kuvuka uri umukene, ugakurira mu bukene, ukabyarira mu bukene, ugashingirira mu bukene, uzukuruza mu bukene. Gira uwo muntu muri kwe ngo hari ibyo nanze. Umwuka w'ubukene ukuveho mu izina. Cya kabiri, izo ngwara zikuriho Imana izigukureho.
wibutse Imana yagukoreye. Wibutse Imana yagukoreye.